bati nta ndwara n'imwe yadutera ubwoba ndetse uretse n'indwara ahubwo nta n'icyorezo cyangwa se ibintu by'intambara byapfa kuduhangara kuko tuzi neza ko byose biza ari ibikabyo bigamije kutubikamo ubwoba maze bikarangira mu gihe gito ndetse ntitumenye n'uburyo birangiyemo. Ariko se n'icyorezo cya coronavirus cyangwa Covid-19 mu bundi buryo ubwo cyugarizaga isi nabwo abantu bakomeje kuvuga aya magambo bati nta kintu na kimwe kibaho muri iyi si cyadutera ubwoba? Igisubizo ni oya. Niba tutabyemeranwaho kurikirana iki cyegeranyo ngiye kukugezaho kugeza kirangiye uraza gusobanukirwa neza ko rimwe na rimwe usanga abantu tuvuga ibyo tutahagazeho neza. Muri make hari ubwo usanga ari igikabyo cyangwa se icyo twakwita kwiyemera. N'abatindiye mbahaye ikaze muri iki cyegeranyo aho tugiye kubagezaho impinduka zazanywe n'icyorezo cya Covid-19 kigahindura abatuye isi ndetse na bimwe mu bigize bigahungabana kubera cyo. Njye ugiye kubagezaho iki cyegeranyo ndi Isingizwe Edith. Nimucikwe. Icyorezo cya coronavirus cyaje gitunguranye, ariko nanone uko cyaje gitunguranye ni nako cyarangiye bitunguranye. Gusa wenda twavuga ko mu kugenda kwacyo byo bitatunguranye cyane ku kigero nk'icyo cyajemo, kubera ko kugenda kwacyo kwateye n'ingamba zafashwe n'abatuye isi zigamije kukigwanya, nubwo mbere y'uko kigenda cyabanje gutwara nanone benshi mu batuye isi. Ubusanzwe baho ko isi yugarizwa n'ibyorezo runaka bitandukanye, ariko hari n'ubwo usanga bimwe bizana ibisakare mu isi yose, ahubwo bikaguma mu bihugu runaka kugeza bigiye bitageze mu bihugu byose bigize isi dutuyemo. Ibyo ni ibintu bisanzwe bimenyereye, aho usanga ibyorezo bimwe na bimwe biza abantu bakabifata nk'aho ari indwara zisanzwe ntibibatera ubwoba cyane kuko baba bazi ko bishobora kumara igihe gito bikarangira. Kera kabaye icyorezo cyaje gutera kiza nk'iyagatera. Umugani w'abanyarwanda n'abanyarwandakazi bati yaje nk'iyagatera. Uyu mugani bawuciye hari ibintu bibaye bitunguranye mu buryo butari bwitezwe. Icyorezo cya Covid-19 rero nacyo cyaje nk'iyagatera kuko ntawari uzi ko kizatwara abantu benshi, kigahindura abantu benshi, cyangwa se ngo gikwirakwire mu isi yose nk'uko byagenze. Bumvaga ko nk'uko hari ibyorezo bimwe na bimwe bijya biza bigahama ahantu hamwe runaka, bakabirwanya bitarinze kugera kure cyangwa se gukwirakwira ahantu henshi, ari nako kuri Covid-19 bizagenda. Gusa baribeshyaga siko byagenze, ahubwo uko byagenze twese turakuzi. Iki cyorezo cya coronavirus cyagaragaye mu mwaka wa 2019 mu gihugu cy'Ubushinwa, ariko nticyahita gikwirakwira ahantu henshi ako kanya. Gusa nanone byatinze kuko mu gihe gito cyane kitarenze umwaka iki cyorezo cyahise gitangira gukwirakwira no mu bindi bihugu by'abaturanyi b'iki gihugu cy'Ubushinwa nka Taiwan, ndetse biranga bigera no mu bihugu bya kure. Ari nabwo kwezi kwa gatatu umwaka wa 2020 iki cyorezo cyari kigezemo mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo bivuga ko cyari kizwe n'umuzungu wari uturutse mu gihugu cy'Ubuhinde, bakamusangana bimwe mu bimenyetso by'iki cyorezo kigera ku kibuga cy'indege i Kanombe. Icyo gihe nibwo u Rwanda narwo rwahise rujya mu mubare w'ibihugu byugarijwe n'icyorezo cya coronavirus. Muri iki cyegeranyo ntabwo tugiye kwibanda cyane ku kuntu iyi virusi yaje, yabayeho cyangwa se yakozwe niba koko yarakozwe nk'uko bamwe babivuga. Ahubwo icyo tugiye kwibandaho ni uburyo yaje igahindura benshi na byinshi muri iyi si. Uyu ni umwe mu bashoramari bashoraga imari zabo mu gihugu cy'u Rwanda abazivanye mu bihugu byabo byo hanze. Uyu akaba ari uwo mu gihugu cya South Africa. Yaragize ati Actually, there isn't anything I was expecting in my life to win my project. Mu buzima bwanjye sinigeze ntekereza ko hari ikintu na kimwe kibaho cyangiriza umushinga, kuko nawubonye bingoye mukomeraho, akaba ari nayo mpamvu numvaga ko no kuwubura cyangwa se kuwuhomba bitapfa kuba ibintu byoroshye. Atari ko ibyo nibwiraga si ibyo, kubera ko icyorezo cya Covid-19 cyaraje kinyangiriza ubuzima na ndetse umushinga wanjye bigenderamo, kuko icyo gihe icyorezo cyaraje kinsanga mu gihugu cy'u Rwanda, imipaka imfungiraho mbura nuko nsanga umuryango wanjye aho nari narawusize muri South Africa. Ati aho niho ubukungu bwanjye bwose bwagendeye kugeza naho nabuze itike nsubizayo, ariko kuri ubu nkaba ndimo nkora cyane ngo ndebe ko nakongera kwiyubaka no gusubirana n'umuryango wanjye. I'm still working hard this moment to see that I can solve the situation. Uyu si we wenyine wagezweho n'ingaruka mbi zatewe n'iki cyorezo cya Covid-19, ahubwo n'abandi bagiye badusangiza amakuru yabo y'uko byagenze n'uko bihagaze. Murakoze.
nanjye nitwa Marie Grace Urukundo, ndi umwe mu bacuruzi ba hano mu isoko rya Kabuga. Nahakoreye mbere na hose na kera Covid itaraza, gusa mu by'ukuri icyorezo cya coronavirus cyazanye ibibi byinshi. Nkanjye Covid itaraza naracuruzaga, aho nacuruzaga rwose wasangaga abakiriya iwanjye bahora ari urujya n'uruza. Coronavirus rero yangije byinshi kuko nkanjye nigendeyeho nacuruzaga ibintu byinshi pe, nkabona abakiriya bihagije, ariko ubu sinkibasha kubona n'igishoro kuko narahombye. Bimwe mu byo nacuruzaga nagiye mbifata nkabijyana kubisangira n'umuryango wanjye. Murabizi ko hari igihe cyageze habaho kuguma mu rugo, yaba abakozi ba leta, abacuruzi, ndetse ibintu byose mbega bisubira bibura uburyo. Mw'ibyo bihe rero narahahombeye cyane ku buryo nagiye mfata ibyo ncuruza mu kubisangira n'umuryango wanjye, bituma rero mpomba. Ese Grace, ubona bizatwara nk'igihe kingana iki cyangwa imyaka ingahe kugira ngo ibintu bisubire mu buryo cyangwa se bisubire uko byahoze? Mu by'ukuri mbona bigoye kuzasubira nk'uko byahoze, kuko nyuma y'aho icyorezo cya coronavirus kiviriyemo, ibiciro byakomeje kwiyongera, kuko wagira ngo coronavirus yazanye ibibi byinshi. Hahise habonekamo intambara za Ukraine n'Uburusiya, n'ubundi ibiciro bikagomeza kwiyongera ku masoko. Nubwo coronavirus rero yazanye ibibi byinshi, ariko dufite icyizere yuko bizahinduka, natwe abacuruzi tukongera gukora nk'uko mbere. Mu by'ukuri ikigaragara nuko icyorezo cya Covid-19 cyakumye mu nkokora ubukungu bw'igihugu, kikanatuma uruhare rw'abantu narwo ruhungabana ku kigero gikomeye, binagoye kuzasubira mu buryo. Ahangaha twanavuga ko benshi mu baturarwanda bari bategerezanyije amatsiko menshi umwaka wa 2020, akaba ari wo mwaka bahoraga baririmba mu mvugo igira iti Vision 2020. Bumvaga ko uyu mwaka byanze bikunze uzaba ari akataraboneka kuri bo, ndetse uzaba uruta indi yose bigeze kubona. Gusa ariko na n'ubundi nk'uko bari biteze gutungurwa nawo, ni nako byagenze, nubwo ibyatunguye atari byo bari biteze gutungurwa nabyo, kuko batunguwe no kubona utangijwe n'icyorezo ndetse cyari giteye ubwoba mu cyimbo cyo kubona ibyiza bitatse igihugu cyabo nk'uko babiteganyaga muri uwo mwaka wa 2020. Ubukungu bwonyine iki cyorezo cyahungabanyije, ahubwo twagiye twegera n'abantu batandukanye abatubwira ku bijyanye n'ubuzima bwabo bwite, ndetse n'uburwayi bijyanye n'ingaruka bahuye nazo bitewe n'iki cyorezo cya Covid-19. Nanjye nitwa Yves. Icyorezo cya Covid cyangije byinshi ndetse gitwara n'ubuzima bwa benshi, kuko bamwe barwaraga icyorezo bajya kwa muganga, ubuzima bwabo bukarangirira aho ngaho. Ndetse kandi si icyorezo cyatwaraga ubuzima bw'abantu, wasangaga hari abantu barwaye uburwayi busanzwe bagatinya kujya kwa muganga ngo badasanga barwaye Covid cyangwa se bakaba bayihandurira, bityo zikarushaho kuba zaza cyangwa se zikanabahitana. Kuko nanjye mu ndeba ndi umwe mu batinye kujya kwa muganga kwivuza mu gihe cya Covid, kuko nari mfite uburwayi busanzwe, ntinya kujya kwivuza ngo nazandurire icyorezo cya Covid, bityo bituma kirushaho kunzahaza. Gusa inama nagira abantu ni uko bajya bita ku buzima bwabo, bagakangurikira kujya kwivuza hakiri kare, kugira ngo coronavirus yasize yangirije byinshi, harimo no gutwara ubuzima bw'abantu nk'uko twabyumviye mu buhamya bwa bamwe na bamwe. Gusa ariko kandi tubonereho no kwihanganisha ababuze ababo bitewe n'iki cyorezo cya Covid-19. Mu by'ukuri ni byinshi twavuga kuri coronavirus, kuko yahinduye byinshi ndetse ihindura ubuzima bwa benshi, harimo n'abakizwaga bakihana bakava mu byaha kuko babonaga bisa n'aho ari imperuka y'isi yageze, bakavuga bati reka twihane wenda nitunapfa tuzapfe dukijijwe. Si ibyo gusa kandi hari n'abagiye baryo twabo ntacyo basize, kuko babonaga n'ubundi bagiye gupfa bakabisiga. Aba nabo bakaba bari muri bamwe bagoye n'ubuzima kuri ubu, kuko ibyakabatunze babisesaguye mu hahise. Tumwe mu dutendo twabayeho dutewe n'iki cyorezo nanone ni uko benshi bahise bihutira gushaka abagore cyangwa abagabo, ukagira ngo nicyo kintu cyari kibashishikaje cyane, cyangwa se cyari kuzabahangayikisha iyo baramuka bapfuye batabikoze. Uko Covid yaje gucika rero, abantu bagiye bafata ingamba zitandukanye zirimo kwambara agapfukamunwa, gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, kwirinda gukora ingendo zitateganyijwe, kwirinda gukora ahantu hatandukanye cyangwa se ku bintu bitandukanye, gushyira intera hagati y'umuntu n'undi, ndetse n'izindi ngamba nyinshi.
Ibyo byose byakorwaga mbere na nyuma y'uko inkingo za Covid-19 ziza, aho zaziye rero abantu bose bashishikarijwe kwikingiza kugira ngo barusheho guhangana n'icyo cyorezo cya Covid-19. Ntibyatinze rero ko abantu barushagaho kumvira ayo mabwiriza, niko icyo cyorezo cyagendaga gicicika kugeza aho bakiranduriye burundu. Gusa kuri ubu ntitwakirara ngo byararangiye, ahubwo dusabwa gukomeza kwirinda, cyane ko zimwe mu ngamba zari zarafashwe harimo n'izatuma abantu turushaho kugira ubuzima bwiza, kuko zimwe zidushishikariza no kugira isuku, kandi isuku akaba ari isoko y'ubuzima. Ni byinshi twavuga kuri iki cyorezo cya Covid-19, ariko nk'uko twabibabwiye mu ntangiriro, twibanze cyane ku ngaruka cyasigiye abatuye isi, ariko bitavuze ko binabaye ngombwa twabakorera n'ikindi cyegeranyo nacyo kivuga kuri Covid-19, kuko ari byinshi twayivugaho. Mwakoze kubana natwe muri iki cyegeranyo, tunabashishikariza kutazacikwa n'ibindi byegeranyo tuzabategurira ubutaha. Njye twari kumwe ni Isingizwe Edith. Ndabashimiye cyane.